Yesu ashimwe, waramutse neza. Uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe. Imana iguha umugisha ukomeje kugwiza ijambo ry'Imana mu mutima wawe. Wibuke ko ntago ari kugira ngo tuve ngo twasomye Bibiliya twarayirangije, yewe nta nubwo ducukumbura cyane ngo tumenye umwanditsi n'indi amateka yavugaga iki byanditswe ryari n'ibindi byose biba bizirikanye na buri gitabo cya Bibiliya, ahubwo twifuza kugarura umuco muri twebwe wo kwigaburira ijambo ry'Imana umunsi ku munsi, kuryigaho, kuritekerezaho, kurigwiza muri twebwe, kurishyira mu bikorwa. Twifuza ko byaba muri twebwe. Ntabwo ari igitabo cyagenewe abavuga butumwa, ahubwo ni igitabo cyagenewe abizera. Ibiri mangaha byose biratureba. Tugiye gufatanya no gutangira igitabo cya Esiteri. Igitabo cya Esiteri kirimo amakuru abasomyi benshi ba Bibiliya bazi ndetse banakunda. Igitabo kirimo kidukangurira gusenga, ni igitabo tubonamo ikiganza cy'Imana gikomeye, imirimo y'Imana, uburyo Imana ihuza ibintu, nubwo bizwi ko izina Imana ubwaryo ritanditsemo, ariko harimo ibikorwa by'Imana, harimo imirimo y'Imana, harimo Imana ihuza ibintu kugira ngo isoze umugambi wayo runaka. Ndahamya neza ko kizakunezeza kandi kuzagikuramo kongera kwizera Imana ibyo yakoze muri iki gitabo cya Esiteri, ko nawe yagira ibintu ihuza mu buzima bwawe kubw'umugambi wayo mwiza. Reka dufatanye gusoma kuva ku gice cya mbere, kuva ku murongo wa mbere. Ngo ku ngoma ya Ahasuwerusi. Ahasuwerusi wo niwe wategekaga ibihugu 127 uhereye i Buhinde ukageza Ethiopia. Zari intara nini cyane. Hanyuma Ahasuwerusi yari umuhungu wa Dariyo. Ku murongo wa kabiri, umwami Ahasuwerusi yari ku ntebe y'ubwami ku murwa w'Ishushani. Mu mwaka wa gatatu ari ku ngoma, atekeshereza abatware be bose n'abagaragu be ibyo kurya. Abakomeye b'Ubuperesi n'Ubumedi n'imfura n'abatware b'intebe bateranira imbere ye. Amara iminsi yerekana ubutunzi bwo mu bwami bwe bw'icyubahiro n'igitinyiro cy'ubwiza bwe buhebuje. Iyo minsi yari 180. Ni igice cy'umwaka yerekana ubwiza bw'igihugu cye, ubutunzi bwaho, gukomera, imbaraga mu bukungu, imbaraga mu gisirikare, ibintu byose byiza atunze. Ari ibirori kumara aya mezi hafi 6. Mu mateka, ntabwo byanditse muri Bibiliya ko byanditse mu mateka, bivuga ko yarimo ategura nanone kujya kurwanya Ubugiriki. Ni ukuvuga ngo byari ibirori ni koko, ariko birimo na strategy wenda z'urugamba cyangwa se z'intambara. Aha ngaha icyo dukuramo ni iki? Turabona ko iyi Mana imenya amateka, ikamenya guhuza ibi. Ku ngoma y'umwami runaka hazakorwa iki n'iki, ubwoko bwanjye buzacungurwa, buzarindwa. Turakuramo ko na n'uyu munsi iyi Mana yacu izibiye. Hari umuntu yibwira ngo Imana wenda izi byo mu rusengero gusa, izi by'ubuzima bw'umukristo runaka gusa, ntizi by'abami, ntizi by'ingoma, ntizi ibihugu uko bisimburana, ntizi uko ubuyobozi busimburana. Ibyo bintu byose Imana irabizi, kandi ntabwo bijya bitangira umugambi w'Imana, ahubwo Imana ihuza ibihe runaka naho tudakeka kugira ngo isohoze umugambi wayo. Kuva ku murongo wa 5, ngo nuko iyo minsi umwami atekeshereza abantu bose ibyo kurya bari ku murwa w'Ishushani. Abakomeye n'aboroheje bamara iminsi 7 ku rurembo rw'urugo rw'ibwami. Hari hakinzwe imyenda y'ibitare n'iyirabura nk'ibyatsi bibisi n'iy'imikara ya kabayonga, imanitswe n'imishumi y'ibitambaro by'ibitare byiza n'iy'imihengeri ku nkingi z'amabuye yitwa marimari. Iyo mishumi yari ifashwe n'impeta z'ifeza, kandi hariho n'intara z'izahabu n'ifeza ku mabuye ashashwe ya marimari cyangwa marble, ngo y'amabara menshi atukura n'ay'ibitare n'ay'imihondo n'ay'imikara. Babahera ibyo kunywa mu bintu by'izahabu bidahuje urugero na vino y'ibwami nyinshi, kuko ariko umwami yatangaga. Uko kunywa kwabaye nk'uko byategetswe, ntawabahataga, kuko umwami yari yategetse abanyabintu bye bose ko baho umuntu wese uko ashatse. Tubanje kumva imitako, nuvuga ngo hari dekorasiyo y'urwego rwo hejuru, kuko harimo icyubahiro, harimo ubutunzi, harimo ubushobozi, kandi barimo baranywesha ibintu bya zahabu ngo by'ibipimo bitandukanye. Hanyuma umwami yatanze itegeko umuntu anywa uko ashaka, arya uko ashaka. Biragaragara ko byari igihe cy'uburumbuke kuri ubu bwami, igihe cyo gukomera mu mbaraga zabo. Icyo kore tugaruye amaso inyuma, dusanga ibintu by'isi byose bishira. Niba abami bakomeye kuri iki kigero banywesha ibikoresho by'izahabu, bafite dekorasiyo ngira ngo irenze iyo tureba uyu munsi kandi itangaje, niba ibyo bintu byarashize, niba turimo uyu munsi bishobora kudutwara umutima, bikadufata ubwenge, bikatubuza gutekereza ku bwami bw'Imana, nabyo bizashira. Kubitunga si bibi, kubikoresha si bibi, ariko ntibikwiriye gufata imitima yacu nkaho bizahoraho. Hari ikizahoraho n'ubwami bw'Imana, naho tuzabana n'Imana mu ijuru. Ku murongo wa 9, ngo kandi umwamikazi Vashiti nawe atekeshereza abagore ibyo kurya mu nzu y'ibwami, ariyo y'umwami Ahasuwerusi. Nuko ku munsi wa 7 umwami anezeza umutima na vino, ategeka Mehumani na Bizita na Haribona na Bigita na Bagita na Zetari na Karikasi, inkone ndwi zaherezaga umwami Ahasuwerusi, ngo bazane umwamikazi Vashiti imbere y'umwami yambaye ikamba, kugira ngo amurikire abantu n'abatware ubwiza bwe, kuko yari umunyaburanga. Ariko umwamikazi Vashiti yanga kuzanwa n'itegeko ry'umwami yamutegekesheje inkone ze. Umwami niko kurakara cyane, uburakari bugurumana muri we. Mu by'ukuri impamvu nyayo yatumye Vashiti yanga kwitaba umwami ntabwizwe, ariko habaho izikekwa.
mu mateka baravuga ngo birashoboka kuko hari itegeko ubundi ku mugore atagombye guseruka imbere y'abagabo, ashobora kuba iryo tegeko ryari hari kandi Vashiti yanze kuryica. Mwibuke ko umwami yamuhamagaye umutima we wazengurukirwa cyangwa wanejejwe na vino, nukuvuga ngo vino yari maze kumugeramo, ahamagara umwami kaza ariko ngira ngo ntibaga ubundi byari muri gahunda. Ahandi havuga ko Vashiti bishoboka ko yari atwite akumva ari uko ameze atajya imbere, icyakora bari bamuhamagaye kugira ngo bamurike ubwiza bwe uko ngo yari umunyaburanga nk'uko Bibiliya itubwira. Ibi ngibi ntabwo aricyo cyangwa gusa icyamubujije icyatumye ataza, ariko turabona umugambi w'Imana inyuma ya buri kintu cyose. Umugambi w'Imana inyuma ya buri kintu cyose. Nyiranga nongera mvuga ngo igitabo cya Esiteri ibi kigize n'uburyo byagenze si ibyo kwiganwa, ahubwo icyo tugiye gukuramo niki dukuramo ukuboko kw'Imana guhuza ibintu, kuko uraza gusangamo umuco utandukanye rwose n'uwabubaha Imana. Ku murongo wa 13 umwami ahera ko abaza abacurabwenge bazi byabaye kera, kuko ariko yabigenzaga ku bacurabwenge bazi amategeko n'amateka bose. Umwami arabaza ati, umwamikazi Vashiti turamugenza dute mu by'amategeko, kuko yagandiye itegeko umwami Ahasuwerusi yamutegekesheje inkone. Memukani asubiriza umwe muri babandi barindwi b'ibyegera by'umwami. Memukani asubiriza imbere y'umwami n'abatware ati, umwamikazi Vashiti ntacumuye ku mwami wenyine, acumuye no ku batware bose no ku mahanga yose ari mu bihugu by'umwami Ahasuwerusi byose. Kuko iby'umwamikazi yakoze ibyo bizamamara mu bagore bose, bitume basuzugura abagabo babo, nibivugwa yuko umwami Ahasuwerusi yategetse ko umwamikazi Vashiti amwitaba akanga. Ndetse uyu munsi abatwarekazi b'Ubuperesi n'Ubumedi nibumva ibyo umwamikazi yakoze, nabo niko bazagira abatware b'umwami bose, nuko rero hazaba agasuzuguro kenshi n'uburakari. Turabona ko iyo dusoma ahangaha icyo umwami n'umwamikazi baba bahuriyeho cyangwa umugore n'umugabo baga bahuriyeho gitandukanye n'icyanone. Byari bimeze nk'imirimo y'akazi. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari ikiganiro hagati y'umwami n'umugore we, ahubwo ni nk'ibintu biri mu kazi, nk'uko wavuga ngo uyu mukozi tumugenze gute, ushinzwe iki tumugenze gute, sekretari tumugenze gute, niwo mubano wari uhari, si uwo kwigana uyu munsi. Umugore n'umugabo ko bakwiriye kubana nk'uko data abigena, ari abantu buzuzanya, ari abantu bakundanye, ari abantu bajya inama, ari abantu bafatanya gufata ibyemezo. Ariko ahangaha bimeze nk'aho ari imyanya y'akazi, n'uburyo batoranwaga byasaga nk'ari imyanya y'akazi, nta jambo rihagije umugore yabaga afite kuba yaganira n'umugabo we. Mu gice gikurikiyeho nako ku murongo wa 19 umwami niyemera inama ategeka itegeko ry'umwami, maze ryandikwe mu mategeko y'Abaperesi n'Abamedi rigiye guhindurwa, yuko Vashiti atazongera kugera imbere y'umwami Ahasuwerusi, kandi n'icyubahiro cye cy'ubwamikazi agiha undi umurusha ingeso nziza. Nuko bamamaze itegeko umwami agiye guca rikwiriye mu gihugu cye cyose, kuko ari kinini. Niho abagore bose bazubaha abagabo babo, abakomeye n'aboroheje. Haciye itegeko rititawe ku buzima bwa Vashiti, ku marangamutima ye, cyangwa haraho n'icyabimuteye. Byari amategeko atoroshye. Ikintu nakuramo ahangaha numva wenda cyatugira umumaro, nuko igihe dufite ibyemezo bikomeye imbere y'ubuzima bwacu dukwiye gutekerezaho kabiri, nk'uko bavuga. Iyo bavuze kabiri si ukuvuga ngo ni rimwe kabiri, ahubwo nuko bitindaho. Ni icyemezo cyo tugiye gufata tugifashe umutima wacu uri muri eta imeze gute. Uyu nguyu yari yasindishijwe na vino, umutima wari uranezerewe, kandi yatanze itegeko imbere y'abantu bose, ntago ari bwivuguruze, ntiyemera gukorwa n'isoni, ntiyemera ko umwamikazi yamurusha ijambo, agomba kurwana ku izina rye. Hari igihe tuvuga amagambo imbere y'abantu tukanirwa kuyagarura kubera ko dushaka kurwana ku mazina yacu n'ibiri nk'ibyo ngibyo. Niyo mpamvu ibyemezo bikomeye dukwiriye kubitekerezaho inshuro nyinshi mbere ko tubishyira hanze, kuko hari igihe bijya hanze tukabitekerezaho kabiri tugasanga byari bikwiriye, ariko tukabura uko tubigarura kuko twamaze kubibwira abantu. Ariko wibuke inyuma y'ibi byose hari Imana ifite umugambi, ikorera inshuro nyinshi ahatagaragara. Niyo Mana yawe na n'uyu munsi. Imana iguhe umugisha, ugira umunsi mwiza.